umukiza mwiza ni Yesu Kristo, ni uruta inshuti zose zo mw'isi. Kandi mbibutsa ko Imana ntabwo yaduhamagaye kwikorera kuko yari buza abayifasha. Mukozi wangu ni mwambabo. Ikoranabuhanga ni ikintu cyo kwibazaho kabiri. Imana ihamagara ubwoko bwa Isiraheli kuba abantu bayo, abandi bakiri abanyamahanga. Mu mategeko yabahaye yarababwiye ngo ntimuzagire indi mana musenga imbere yawe. Nta wundi nshaka kwigana keretse Yesu wenyine. Iterambere rirasimburana. Umuntu araguze telefone hakaza indi yisumba akayirekura. Umuntu akagura imodoka hakaza indi akayireka. Agakiza niko kambere, nta kindi kizaza. Kikagajuka nta terambere. Munishikera yigeze kuririmba arababona tangaza hazarani kuko kandi iyo fashion. Aravuga ngo ndabyamamaza ku manywa izuba riva kuko kizwa byo bintu bigezweho. Kubaha Imana nibyo byiza none, nibyo byiza ejo hashize, nibyo byiza tukiri mu isi. Kuko Paulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo kwitoza ku by'uyu mubiri, ya imyitozo ngororamubiri, ya imyitozo yo mu ishuri, ngo bigira umumaro kuri bike. Ngo ariko kwitoza kubaha Imana bigira umumaro muri ubu bugingo n'ubuzaza. Urubyiruko rutwumva, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob ne m'abandonne pas. Twagize amahirwe yo gusura umushumba wacu ndetse akaba n'umuririmbyi mwiza. Reka atwibwire kuko njye simfite ubushobozi bwo kumuvuga kuko ari umubyeyi wanjye, namusaba ko yatwibwira. Urakoze cyane Aline. Tuguhaye ikaze muri uyu mwanya w'ikiganiro, kandi wakoze kudutekereza. Isi tuwe na miliyari nyinshi z'abantu, muri bo harimo abakozi b'Imana benshi. Hano mu Rwanda abakozi b'Imana benshi, ko watuganye turabigushimiye. Kandi twishimiye kubana n'abadukurikiye. Hari abo tuziranye basha kureba ibiganiro, ariko hari n'abandi benshi tutaziranye. Tubasha kuba hari abantu babona abandi kubera isi yabaye nto, ariko bari bataziranye. Kuba dukurikiye kandi twishimiye kubana namwe, tunabaramutsa tubasuhuza. Nitwa James Matabaro, ndo pasiteri. Imana yampamagaye kuyikorera kandi ndabishimira. Hano turi ni Gisenyi mu Rwanda. Twishimiye kubana namwe mu byo Imana iza kunyuza muri twebwe tuganira. Imana ibaha umugisha mwinshi kandi Imana ibane natwe idusure. Asante sana. Murakoze cyane. Murabona ko ari amahirwe twagize, kandi abashumba turabashimiye ko mwatwemereye mukaduha aya mahirwe, mukaduha n'umwanya. Nkuko ikiganiro cyacu kivuga ngo ni on assignment cyangwa ndi ku mukoro, dushimiye ababyeyi bacu, abashumba batureze ko batwemerera bakaduha amahirwe kugira ngo ibyo batwigishije no muri iki gihe dukomeze tubigeze no ku bataramenya Yesu Kristo. So umushumba gusa ni n'umuririmbyi. Namusaba ko bikunze twatarama nk'iminota ingahe. Reka dushimire Imana iduhaye umwanya, dufatanye namwe twishimire ku mpamvu nyinshi. Imana ntitwavuga ngo turayishimira iki niki gusa. Reka dusenge gatoya hanyuma twinjire mu cyifuzo cyo umwana wacu Aline wadusuye, akaba n'umukozi w'Imana as well. Reka dusenge.
Mana turagushimiye muri uyu mwanya twinjiye mwubane natwe. Yesaya yaravuze ngo ni wohereza ijambo ryawe rikaza ari guturutseho rizagaruka mu musaruro waryo. Turagira ngo ibyo tuvuga, ibyo tuganira, ibyo tusobanura n'ibyo twasangira n'abadukurikiye byubaka imitima yacu muri uru rugendo turimo, haba mu ndirimbo, haba mu ijambo, haba mu kungurana ibitekerezo. Ubane natwe, umwuka wawe nabe kuri twe tuganira, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Twahera ku yihe mu cyifuzo cyawe? Hari indirimbo cyane azwiho, indirimbo ivuga hejuru yo gukorera Imana. Twiririmbane namwe abadukurikiye, twumve ibyo Imana izakorera abantu bayikorera ituma bakagenda ibwira bakumva. Kandi mbibutsa ko Imana ntabwo yaduhamagaye kuyikorera kuko yari ibuza abayifasha. Yaremye isi ntawe uyifashije, iremamo inyanja nini cyane, iremamo imisozi miremire n'ibiti binini n'amabuye manini. Ntawe ufashe uruhande rumwe, irakomeye cyane. Biba mu gitondo imbuto zineza, yo biba ku manywa n'ikigoroba. Rindira ko zera baze basarure, tuzatunga imirima tunezerewe. Tuzanezerwa nidutunga imirima, tuzanezerwa nidutunga imirima, tuzanezerwa nidutunga imirima, tuzanezerwa nidutunga imirima, tuzanezerwa. Ibizuba riva biba mu kibunda, ugatinya imbeho nyinshi. Amasarurane birimo bishize, tuzatunga imirima tunezerewe. Tuzanezerwa nidutunga imirima, tuzanezerwa nidutunga imirima, tuzanezerwa. Tugende tubwire umwami, niba tubabazwa n'abarimbuka, tuzahozwa naza dushira agahinda. Nidutunga imirima, tuzanezerwa. Tugende turira tubibira umwami, niba tubabazwa n'abarimbuka, tuzahozwa naza dushira agahinda. Nidutunga imirima, tuzanezerwa. Tuzanezerwa nidutunga imirima, tuzanezerwa nidutunga imirima, tuzanezerwa.
twigende turira tubirira umwami niba tubabazwa n'abarimbuka tuzahozwa naza dushira agahinda nidutunga imiba tuzanezerwa nidutunga imiba tuzanezerwa nidutunga imiba tuzanezerwa nidutunga imiba tuzanezerwa tuzishima cyane nidutunga imiba dufatanye namwe badukurikiye iyi refrain y'indirimbo tuzanezerwa nidutunga imiba tuzanezerwa nidutunga imiba bringing in the sheets sing bringing in the sheets we shall come rejoicing bringing the sheets. Ivuga ngo mbonye umukiza mwiza mbonye umukiza mwiza ni Yesu Kristo ni uruta inshuti zose zo mw'isi igikundiro cye cyinshi nicyo cyanyemeje kumusanga ngo anyuhagire mwiza ampumuriza mbabaye ankiza amakuba ibibazo byanjye binyakira yaka nk'inyenyeri iteka wowe igikundiro ni uruta inshuti zose zo mw'isi intimba zanjye zose yarazikoreye uko ngeragezwa ndinda wa mubi ibyo ntwazaga igitugu niho bimbatuye igihombe cyanjye njya mw'ishyamba naterwa na satani ngahanwa n'inshuti Yesu azampabara ngeze mw'ijuru yaka nk'inyenyeri iteka wowe igikundiro ni uruta inshuti zose zo mw'isi angiza amakuba ibibazo byanjye binyakira yaka nk'inyenyeri iteka wowe igikundiro ni uruta inshuti zose zo mw'isi yankumbura n'umunsi nzagera mw'ijuru nzanezerwa nimureba mu maso yaka nk'inyenyeri iteka wowe igikundiro ni uruta inshuti zose zo mw'isi
ampumuriza mbabara, ankiza amakuba, ibibazo byanjye binyakira, yaka nk'inyenyeri iteka, wowe gikundiro, niba uruta inshuti zose zo mu isi. Asante sana. Hari igihe kuririmba biterwa n'uko umuntu aba ayobowe. Rimwe na rimwe bigahurira n'uko Bibiliya yavuze ko indimi zose zizavuga ko Yesu ari umwana, zose, ndetse n'amavi yose agapfukama imbere ya Yesu kuko ari umwana. Muranyemerera muri uyu mwanya dukurikijeho turirimbe mu Giswahili dufatanije n'indirimbo ivuga ngo mukozi wangu ni mwambabora. Iravuga ngo umukiza wanjye ni urutare rwiza n'ubwihisho bwiza mpungiramo, kandi amasezerano yo kuri njye arahamye ntajya nyeganyega. Kandi muri ayo masezerano, mu rukundo rwe rwinshi, tuhagabana imigisha y'uburyo bwose. Mu ijambo rimwe nuko imeze, kandi ibindi wa mugani wa Kristo wo muri Pentecote bajya bavuga umwuka wera basobanurira zimwe mu nshingano z'umwuka wera, aradusobanurira akatubwira umwuka wera aganira natwe turirimba. Mwokozi wangu ni mwamba bora, ahadi kama milima, zaniletea amani tele na mibaraka daima. Katika mwamba ni raha tele, baraka tele kutoka juu. Humo ninastari, ni heri sana. Katika mwamba ni raha kuu, baraka tele kutoka juu. Humo ninastari, ni heri sana. Makimbilio ni mwamba katika teso lolote, nisikimbie adui kuu, nishinde katika yote. Dunia yote ikitingi, ahadi zake hazipunguki. Humo ninastari, ni heri sana. Dunia yote ikitingi, ahadi zake hazipunguki. Humo ninastari, ni heri sana. Nafurahia baraka zote za ulimwengu, karama hizo nalizipewa katika kufa kwa Yesu. Hakuna woga na shaka, hayatakuwa manunguniko. Humo ninastari, ni heri sana. Humo ninastari, ni heri sana.
sana katika mwamba nirate, baraka tele kutoka juu. Nakaa humo Nasare ni heri sana, nakaa humo ni Nasare ni heri sana, nakaa humo ni Nasare ni heri sana. Haleluya. twakomeza Uracyakeneye ko dutarama? turacyagenda dutarama. Reba abana. Reka dufatanye indirimbo ivuga hejuru yo gukorera Imana. Twiririmbane namwe abadukurikiye, twumve ibyo Imana izakorera abantu bayikorera, ituma bakagenda ibwira bakumva. Kandi mbibutsa ko Imana ntabwo yaduhamagaye kuyikorera kuko yari ibuza abayifasha. Yaremye isi ntawuyifashije, iremamo inyanja nini cyane, iremamo imisozi miremire n'ibiti binini n'amabuye manini, ntawe ufashe uruhande rumwe, irakomeye cyane. Biba mu gitondo imbuto zineza, yo biba ku manywa n'ikigoroba, rindira ko zera baze basarure, tuza tumva imirima tunezerewe, tuzanezerwa nidutunga imiba, tuzanezerwa nidutunga imiba, tuzanezerwa nidutunga imiba, tuzanezerwa nidutunga imiba, tuzanezerwa. Ibizuba riva biba mu kibunda, ugatinya imbeho nyinshi, amasarurani birimo bishize, tuza tumva imiba tunezerewe, tuzanezerwa nidutunga imiba, tuzanezerwa nidutunga imiba, tuzanezerwa. Tugende tubwire umwami, niba tubabazwa n'abarimbuka, tuzahozwa naza dushira agahinda, nidutunga imiba, tuzanezerwa. Tugende turira tubibira umwami, niba tubabazwa n'abarimbuka, tuzahozwa naza dushira agahinda, nidutunga imiba, tuzanezerwa. Tuzanezerwa nidutunga imiba,
tuzanezerwa, 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 nidutunga imiba, tuzanezerwa, tugende turira, turirira umwami, niba tubabazwa n'abarimbuka, tuzahozwa naza dushira agahinda, nidutunga imiba, tuzanezerwa, 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 nidutunga imiba, tuzanezerwa, 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 nidutunga imiba, tuzanezerwa, 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 nidutunga imiba, tuzanezerwa, tuzanezerwa, tuzishima cyane, nidutunga imiba, tuzanezerwa. dufatanye namwe badukurikiye iyi refrain y'indirimbo. Tuzanezerwa, tuzanezerwa, nidutunga imiba, tuzanezerwa, 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 nidutunga imiba, tuzanezerwa. bringing in the sheets, bringing in the sheets. Sing, bringing in the sheep, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing the sheep. Mwebwe umushumba akaba n'umuririmbyi, Yego. ese umuntu ashobora kugira impano cyangwa umuhamagaro urenze umwe, zirenze umwe? Urakoze cyane ku kibazo cyiza. Niba nkumvise neza uragira uti umuntu yahamagarirwa gukora umurimo mu buryo burenze bumwe se cyangwa mu mpano zirenze imwe nk'uko bivuze. Igisubizo ni yego. Igisubizo ni yego. Birashoboka ko umuntu yagira impano zirenze imwe, ariko nanone iyo umuntu agize impano zirenze imwe ntabwo azihabwa ku rwego rungana inshuro nyinshi. Umuntu yaba umuvugabutumwa, reka mpere hafi. Urwandiko Pawulo yandika Abaefeso ibice 4 umurongo wa 11. Bibiliya itwereka imirimo 5 y'ingenzi Imana yahaye abantu. Harimo Bibiliya ivuga ngo bamwe yabagize kuba intumwa. Iyo tuvuze intumwa tuba tuvuze nka mu rurimi rwumvikana ni ba missionnaire. Ni abantu bagenda babwira abandi ubutumwa bwiza, bagashinga amatorero, bakayasigira abandi bo bagakomeza. Abo ndibo nibo bireyita intumwa, abakora umurimo wa kimissionnaire. Kabiri, bamwe bagize intumwa, nari nshatse gusobanura icyo kugira ngo cyumvikane. Abandi abagira ababwiriza ubutumwa. Kubwiriza ubutumwa harimo ijambo, habamo indirimbo, habamo. Muri make tubwiriza ubutumwa mu buryo bwinshi, ariko iyo ni impano kwayo. Gatatu, abandi yabagize kuba abahanuzi. Abantu guhanura nabwo harimo uburyo bubiri. Hari ukuvuga ibizaba, ariko harimo no gukoresha ijambo ry'Imana. Ubwo twari tugeze ku mpano ya kangahe? Ya gatatu. Kandi twavuze ko ari 5. Impano ya 4, abandi yabagiza abungeri. Nubwo abantu bagira amazina menshi, izina ry'abaragiye intama ni rimwe gusa, no mwungeri. Yagira inyito zitandukanye, ariko tout le monde est pasteur. Umuntu wese uyo uragiye intama yahawe na Kristo, kuko ijambo rivuga ngo muragira intama nkabaza mukumbi nkabaza ubaza. Nabungeri. Iyo ni impano ya 4. Iya 5 tunakwita inkingizi.
inkingi ya gatanu ni umwigisha. Tuzabigarukaho umunsi utari none wo gutandukanya umubwiriza butumwa n'umwigisha. Muri izi mpano tari muri izi tuvuye kuvuga uko tubisanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 12:8, hari impano 9 z'umwuka kandi nabwo zihabwa abanyetorero. Ariko mu gusubiza ikibazo cyawe, umuntu yagira impano zirenze imwe, ariko kenshi haba hari imwe iruta izindi. Niba umuntu afite impano ebyiri, zibiri, zitatu, ariko nanone haba hari iyo aziwe Imana imuhamagariye cyane, ndetse n'abandi babona ko ariyo main gift impano ye, ariko bitamubuza gukoresha izindi yahawe. Ubwo rero twahawe imigisha ikomeye muri Kristo Yesu ku buryo itagarukira ku kintu kimwe. Duhabwa impano zirenze imwe kandi turabishimira Imana. Twebwe tuganira n'abadukurikiye, Imana yatugabiye cyane. Imana yaraje ngo intama ze zigire ubugingo kandi zigire bwinshi, une vie en abondance. Nta kizatwima. Yaravuze ngo ubwo yaduhaye Yesu yambuye ubwiza ntitwobyumva. Abantu bamenyereye Yesu, abantu bacora cyangwa bashushanya. Suriya akiri mu ijuru, suriya tuzatangara nitugera mu ijuru tubonye aho Yesu yavuye aje kuducungura. Mu kuducungura ubwo Imana yaduhaye Yesu, izamuduhana n'impano nyinshi n'ibindi byiza byinshi bibereye. Mpereye kuri icyo ngicyo wari uvuze kuri izo mpano uko ari zitanu wari utubwiye, umuntu ashobora nko kwibaza udukurikiye muri aka kanya kibarutse namenye umuhamagaro wanjye. Abantu benshi hari igihe bitugora kumenya imihamagaro yacu. Kumenya umuhamagaro ntabwo bigoye kuri nyiri kuhamagarirwa, kuko ubuzima Imana ishize mu muntu ni ikintu gikomeye. Nubwo bitasa 100%, ariko reka mpere ku batubanjirije. Imana yahamagaye Yeremiya imutoranya kera ataranabaho, ariko naho abereyeho arabyumva. Yaje avuga ngo iyo acecetse ngo azayumva umuriro waka mu magufa. Urabyumva? Ngo iyo acecetse ntavuge. Na Paulo yaravuze ngo ole wangu nisipoihubiri injili. Avuze Igiswahili injili. Yaravuze ngo naba mbonye ishano ndamuze ndavuze ubutumwa. Nukuvuga ngo ikintu kikurimo kiraka. Umuntu wawe kuririmba azabyiyumvamo. Nk'ubu njyewe nta kuririmba ari impano yanjye ku buryo bwuzuye. Ikimenyetso nuko aho wamagurukiriza hose mu ndirimbo hari igihe byananiye. Biterwa nuko umwuka warengabiye. Ariko umuntu ufite iyo mpano umubyukije yaririmba, kuko ni impano ye. Njyewe ni iza bwa kabiri, ariko utaza kumbaza ngo ya mbere ni iyi. Hanyuma rero ariko nta nicyo bitwaye kubibaza. Nta nicyo bitwaye kubibaza. Umuhamagaro w'umuntu umwakamo, icyo nshatse kuvuga, ntibivuze ko byagutera kutagira ubwoba. Guteka guhamagarwa ikimenyetso bitera umuntu guhinda umushyitsi, ariko nanone iyo mbuto ikurimo iraka muri wewe, iravuga. Ikindi cya kabiri, abantu bayikubona, abandi bantu, abayobozi bawe, abo mubana, impano ikurimo. Hari n'umuntu ushobora guhabwa protocol, yahagarara ku muryango kwa yakira abafisi nuko bicaza, bakumva bakiza igiterane niwe bazabiha. Bitangira kuboneka kare. Kandi niba usaba twumva ko nta mpano iruta iyindi. Hari igihe tubona umuntu ahagaze imbere y'igiterane kinini abwiriza abantu bafashijwe, ntabwo aruta umuntu wagiye muri cuisine agatekera abashyitsi neza bikuye ku mutima. En fait, igipimo cy'Imana, baseline
ndabyita gute, umunzani Imana ipimiraho abakozi bayo si uw'abantu bapimiraho, ni urukundo. Dukunda icyo dukora. Ntabaye muremure mu kibazo ubajije, mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya 3 umurongo wa 11, Bibiliya igereranya imirimo dukora agaciro kayo n'ibi bikurikira. Iravuga ngo urufatiro twubakaho ibyo dukora byose ni Kristo, ni Yesu. Ngo ariko urwo rufatiro bamwe barwubakishaho ibintu bigaragara hejuru, ngo bamwe bubakisha ibiti, abandi ibyatsi, abandi ibikenyeri. Ibikenyeri nabyo ni ibindi bintu byoroshye. Urabyumvise ibyo bintu bitatu: ibyatsi, ibikenyeri n'ibiti. Ngo abandi bahubakisha ifeza, amabuye y'agaciro n'izahabu. Kandi kugira ngo Imana imenye umuntu wakoze neza, ngo ibinyuza mu muriro. Ibyatsi n'ibiti n'ibikenyeri birashya. Wenda reka mvugire ijambo, hari ijambo rivuga mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandika ko ibice 5 umurongo w'10, haravuga ngo twese tuhagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Ntabwo ari twese abatuye isi, n'abizera. Nta na rimwe abakiranutsi n'abakiranirwa bazahagarara imbere y'intebe imwe. N'abizera, ubwo hatagira umuntu ndasigaye kivoka mu byahishuwe mu bice 20 aho Yohana yabonye intebe ndende, bamwe bahabwa ubugingo buhoraho n'abandi bahabwa gushyirwaho iteka. Ibyo ni ibindi twabigarukaho duhaye twiga ibyahishuwe. Ariko nta na hamwe abakiranutsi n'aba itorero rizahagararana n'abisi batarabitorera. Iyi mu Kigiriki yitwa bema, ni intebe y'imanza ya Kristo y'imirimo y'abera. Ni ryari izaba tuzabigarukaho. Umuntu yakubakisha ibiti ari umuvugabutumwa, kuko yakubakisha ibiti ari akwatotoko. Umuntu yakubakisha ibyatsi ari umwigisha, ari umuhanzi abantu babona cyane ahitinga. Sigo ururimi rwa none. Kuko yakubakisha izahabu ari umunyamasengesho abantu batazi usengera umurimo w'Imana. So umuntu kumenya umuhamagaro we bwa mbere umwakamo, abandi barawumubwira. Iyo ukoze abantu babona ari uwe. Niyo umuntu agihamagarwa, Samuel Imana imuhamagara yumvise ijwi, abantu bose ntibakumva ijwi mu buryo bumwe. Ntabwo ari copier-coller, ntabwo ari copy and paste. Abantu bakubona nk'umurimo bakawukubwira bakubonyemo, kandi nta jwi rije riri audible. Mu gihe cya Samuel abantu bari bafite kumva Imana bari bake, ku buryo Imana kumwihamagarira ubwayo abantu bari barakoze icyo bita mu Gifaransa regression spirituelle, se cyangwa backsliding mu Cyongereza. Bari baranambutse. Imana iramuhamagara, ntiyamenya ko ari Imana imuhamagara. Aza kubwira Samuel ngo kumpamagaye. Nkwibutse ko Samuel aza kubwira Eli nako ni wa mwana nyina Hana yabyaye yari ingumba. Hana amutura Imana, yabaga mu rusengero. Yari aramubwira sinaguhamagara ngo asubireyo. Imana yamayongerera iramuhamagara, aragaruka kuramuhamagarira iki. Yari amenya ko ari Imana yahamagaye Samuel. Aramubwira ngo niwongera kumva ijwi ubwira Imana ngo karame ndi hano. Haleluya. Ndi hano ntuma. Ndi hano ntuma, wenda ni kuri Yesaya. Ndi hano. Shatse kuvuga iki? Imana iguhamagarira ikintu ntiyibivuga rimwe, ibikubwira mu buryo bwinshi, yanyura mu bantu batandukanye, yanyura muri wewe. Hari n'igihe umenya ko hari n'igihe Imana ikubwira ibintu kumva wabyanga, ukabona ntiwanabishobora. Ariko mu kumenya umuhamagaro biba muri wewe, ni umuriro waka mu muntu, n'imbuto igaragarira abandi. Imana igumugisha. Abavandimwe, ni ukuvuga ngo ijambo umushumba tubwiye, hari indirimbo zivuga ngo niwumva ijwi ntunangire umutima. Yatubwiye ko icya mbere umuhamagaro uzawumva umuriro ukwakamo. So ntiturangire imitima, ahubwo twumve ijwi ry'Imana rituvugiramo
dukora ibyo dusaba. Amen. Ikindi kibazo twibaza ni nk'irihe tandukaniro riri hagati yo gukora warahamagawe no gukora utarahamagawe, kuko hari bamwe tuzo dukorera tutarahamagawe ugata cyakindi wahamagariwe ahubwo ugakora icyo utahamagariwe, yani niye difference irimo. Iki ni ikibazo gikomeye kandi kiri trop pertinent, niko nabyita. Kira ikibazo kitoroshye kuvuga ngo ni irihe tandukaniro riri hagati y'umuntu ukora yarahamagawe n'utarahamagawe. Ntabwo turi hano ngo tujudginga abantu bacire imanza, ariko c'est une question très pertinente mugani w'Abafaransa. Yesu yavuze ijambo rikomeye. Yesu yaravuze ngo igiti cyose data atateye kizakundukana n'imizi cyangwa kizarandukana n'imizi, ariko kizabanza gikure kibeho. Hari ibintu biranga umuntu wahamagawe, hakaba n'ibintu biranga umuntu utarahamagawe. Umuntu wahamagawe ntajya abura n'umuhamagara, nubwo byoshika uwahamagawe akaba umunyantege nke akaba yawurwanira, ariko muri evidence zigaragara ibintu biba bihari. Umuntu wahamagawe kimwe mu bimuranga, umuhamagara we uca inzira kuruta ko wayishaka. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, umuntu wahamagawe ntagira insécurité spirituelle, ntagira insécurité mu murimo. Insécurité mu Gifaransa ni umutekano muke. Hari igihe usanga umuntu avuga ko yahamagawe ntabe yashaka ko undi muntu azamuka. Umuntu wahamagawe ntiyaterwa umutekano muke n'impano z'abandi. Umuntu wahamagawe yishimira impano z'abandi, yishimira kugaragara kw'abandi. Hashize imyaka myinshi nigaga mu mujyi wa Uvira, ni kera kuri mwebwe, ariko ni na kera ku bandi. Iyo hashize imyaka nka 33 cyangwa haje kuba 4, iyo myaka ntabwo ari mikeya, imyinshi. Nabanaga n'umugabo waduhaye ubuhamya icyo gihe. Yari umuririmbyi akamenya no kubwiriza. Ni naho nakundiye, ni hamwe mu ho nakundiye ikidari. Yagari indirimbo ivuga ngo Inua macho yangu nitazame milima, msaada wangu watoka wapi? Ni katika Mungu wangu, Muumba wangu uliyeumba mbingu na nchi. Usiniache uliyeumba mbingu na nchi, ninakuomba uliyeumba mbingu na nchi, uniokoe uliyeumba mbingu na nchi. Niyo ndirimbo iri muzanteye gukunda ikidari. None akavuga ngo yagiraga umuyobozi akamutwaza nk'isakoshi, bamuvuga igikapu, bakagendana bagera iyo bagiye, akavuga gusa ngo huyere muhimbaje uyu ni umuririmbyi, kugira ngo batamuha ijambo akaba yubwiriza kumurusha. Iyo umuntu yahamagawe ntagira umutekano muke ku mpano z'abantu. Bibwira abatwumva ku bantu bahamagariwe gukorera Imana, nubona umuntu azamuka aririmba, wowe uje uririmba uzabyishimira. Niba uri umushumba ukabona umuntu ubwiriza neza, wimwigizayo. Byaba yabaje hari igihe intama zakwirigwa ubusa mu nyungu zo kudakoresha umuntu
kugira ngo atagaragara. Yesu yaravuze ngo ntawo fata itabaza ngo arikongeze ngiri ngo namara aritwikiriza intonga, ntibishoboka. Ntawo biragoye no gufukirana impano y'Imana. Umuntu utarahamagawe agira umutekano muke, agira ubwoba, yiyubakaho ibintu byamurinda. Muri hari abantu bagira amahirwe make n'amahoro make, ni umuntu wihamagaye. Sivuga ngo ni runaka, ntawe dutangaho urugero, ntabwo twemerewe kugira uwo ariko hari igihe abantu baganira gutya, umuntu akavuga ngo nka runaka ko ndamubona. Guhamagarwa si ukumenya kubwiriza neza, si no kumenya kuririmba neza. Umuntu yahamagarwa kandi atuje, aciye bugufi, atanafite byinshi wamubonaho ngo umubone ko ari igitangaza. Ariko abo data yahamagaye bagira amahirwe. Haleluya. Nifurije abantu bose bakora umurimo w'Imana kuba barahamagawe, kuko Yesu yaravuze ngo hari abazabwira ngo bavuga ngo mwami mwami. They keep saying Lord Lord Lord. Bahora bavuga ngo mwami mwami. Bazababwira ngo sinigeze kubamenya. Ariko nibyo yaravuze ngo mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima wawe, ugamvugira nta mwanzi wamunyirukana. Amen. Ese mwebwe, tugaruke kuri mwebwe, ese mufatikanya gute kuririmba cyangwa kuvuga ubutumwa no kuririmba? Reka icyo kibazo tukivuge tuvuye kuririmba igice cy'indirimbo. Wongera ukibaze neza. Waruvuze ngo dufatanya gute? Mufatikanya gute ivugabutumwa n'uburirimbyi? Gufatanya kuririmba n'ivugabutumwa, muranyihanganira nikoresha indimi biri interconnected, bifitanye isano rya bugufi. Turirimbane. Komeze nje niringira amaraso y'umukiza, nta wundi nshaka kwigana keretse Yesu wenyine. Nikomeze urutare naho ahandi n'umusenyi, naho ahandi hose n'umusenyi. Nikomeze urutare naho ahandi n'umusenyi, naho ahandi hose n'umusenyi. Unganywa n'amaraso ye n'ay'amasezerano ye, muri ibyo mfite niwe musa niringira. Nikomeze naho ahandi n'umusenyi, naho ahandi hose n'umusenyi. Nikomeze kurutare naho ahandi n'umusenyi, naho ahandi hose n'umusenyi. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye ni salama. Mazichogi yazazira azasange ngitego,
nambaye gukiranuka kandengenza nikomeze n'abandi n'umusenyi nikomeze ku rutare n'abandi n'umusenyi n'abandi nikomeze ku rutare n'abandi n'umusenyi haleluya. Warubashije uko dufatanye kuririmbira Imana. Ntabwo hari igihe Pawulo yavuze ngo reka mvuge bukeya kugira ngo abantu batatekereza ukundi. Ubundi burya duhamaga kuvuga amakuru make kuruta kuvuga benshi. Mu bintu warose 5 bakagumye kubwira abantu nka 2 3 ko bisigara. Siko bimeze. Pawulo yari yarabonye harashize imyaka 14 avuye mu ijuru atarabibwira abantu. Urumva kubika ibanga icyo bivuze. Agiye no kuvuga ntiyavuga ko ari we, aravuga ngo nzi umuntu wo muri Kristo Yesu wazamusagara mu ijuru rya 3. Muzegera abashumba banyu babwira amajoro irya mbere n'irya kabiri ngo abona ibyo abona ibintu tutari busobanure hano. Ariko aravuga ngo reka ndeke kuvuga cyane ngarukire hafi abantu badatekereza ko ndudasanzwe. Sinzi ko nyumvise. Ariko aho yari yageze ntagiye kubatuma kubashumba, yari yageze mu bwiza bw'Imana. Amen. Yari yageze ngo yabonye ibyo abantu umuntu atuvuga ngo bandi babisobanukirwe. Yarageze mu ijuru. Natwe tugize igihe nk'umwaka umwe tugize cyane, ariko hari igihe turirimba cyane gusumba cyane, ariko ntabwo ari cyane ku byo dusabwa ko tubishoboye. Hari igihe tugira intege nke, ariko iyo tubishoboye turaririmba. Biri bimwe mu mpano kurya wabajije impano, sinzi ko ariyo ya mbere, simbitekereza, ntekereza ko ivuga ubutumwa ari ryo mbere mu ijambo, ariko nayo iri hafi aho ngaho. Kubifatanya ntibitugora na gato, nta mutwaro ubamo, kandi Yesu yaravuze ngo kunkorera umutwaro wanjye nturemereye, kandi kunkorera ntabwo biruhije. Ntabwo bigoye byoterwa n'aho duhagaze, kuko gukora kimwe byatugora, kuko hari igihe kimwe gusa byakunanira. Babasha kuntumira mu ivugabutumwa baranyumvise ahantu bikangora, bakibaza niba ninjye batumiye. Birashika. Ntibigora kuko bibaye byinshi, bigora kuko ikirere kitakingutse. Ubwo rero icyo nasubiza abatwumva ni uko gufatanya kuvuga ubutumwa mu ijambo no kubwiriza birajyana. Noneho ongeraho n'ikindi, no kuyobora itorero nta kiremereye ikindi, nta na conflict of interest, ntibirwanira n'inyungu, ziharanira zimwe. Mu ijambo rimwe rero biruzuzanya. Murakoze cyane. Ngaruke nto ijambo rikwiriye. Biruzuzanya mu buryo bwiza bwuzuye. Ubundi ikigendeyeho ni ukumenya ngo ikintu mpaye nkora kunda kiyumvamo. Nkunda kubwira abantu ko kuririmba atari kwigana umuhanzi. Uririmba indirimbo Amine yahimbye,
sinyiririmba nko kwigana, nyiririmba nayigize ubuzima bwanjye. Hari umunyamerikakazi witwa Fanny Crosby yabayeho mu 1919, ari mu bahimbye indirimbo nyinshi turirimba mu gitabo. Iyo tuziririmba ntabwo twigana Fanny Crosby, tuba twazigize ubuzima bwacu. Niyo mpamvu iyo haririmba nk'indirimbo ya 273 ivuga ngo hari 273 hari icyo nkwaka mwami, unyeze shumu umuriro, amazi cyangwa umuriro, nk'uko nguko. Hari verse ivuga ngo ngerageza uko nshoboye kwibuza inama mbi z'ibyaha ngo nyamara zambyibona. Umuntu waririmba nk'iyo verse yarakwiye kuba avuga ngo koko njya ngerageza uko nshoboye. Niba utazugerageza ntiwobiririmba wigana nkaho uzubigerageza kandi utazubi, ahubwo waririmba ngo umpe kugerageza uko nshoboye. Ni ukuvuga ngo tugomba kuviva indirimbo, naba ninjega mu kuririmba kandi ikigendero cyo gusobanura indirimbo. Kuririmba ni ubuzima bw'umwuka buba mu muntu kandi twese twarabihawe. Nongere mvuge ko kumenya kuririmba so kuririmba neza uko ngiye mbitekereza ni ukubikorana umutima wawe wose. Umuntu uzi uramya Imana bikuye ku mutima azi kuririmba. Hari abakobwa n'abahungu muri iki gihe bazi gufinyura amajwi bakayagira ukuntu ukumva niba ari te yavuze ntumenye niba ariyo. Ni byiza ku bantu batoya, iyo ni golden age, ni age d'or mu ndimi z'amahanga. Ariko kumenya kuririmba no kumenya icyo wayikora. Niba uririmbye ngo ninde ubwiza bwe bwo mu ijuru, ukwiye kukumbura nyine kubibona. Ninde ubwiza bwe bwo mu ijuru, nzajya ndirimbika iteka ryose, nzajya ndibaza ndirimba cyane, Yesu nikicyakumbishije. Ntabwo turirimbye gutyo kuko tubyigana, dukwiye kumbura kuzabona Yesu tukazamubaza icyatumye dukunda, kuko birivuga ngo niwo dukunze bwa mbere. Il nous a aimé les premiers. Imana iguha umugisha. Ako nizeye inyungu ziba mu gukora Imana wari uhamagariwe. Urakoze cyane. Mpereye kuri icyo uvuze, yes, Paul yaravuze ngo hari abantu babwiriza Yesu kubw'inyungu, kubw'inda, just ibyo, kandi noneho ngira ngo birasohoye cyane. Ariko aravuga ngo ntacyo ni Kristo wamamazwa. Umuntu yobwira abantu Kristo afite ikindi agendereye, abantu bakizera Yesu. Kuri ubu ngubu nuko bimeze kuri benshi cyangwa kuri bake, kuko nta rutonde nakoze. Ariko niki ni izihe nyungu zo gukorera Imana? Niba aricyo kibazo kubaheje, niki kinezeza umuntu akorera Imana? Ubundi ibyishimo by'umuntu wahamagawe niyo ahagaze mu murimo we. Yesu aza mu isi yari yaraje gushaka icyaha cyarazimiye. Umunsi umwe ari kumwe n'abigishwa arasonza. Yesu mbere yuko adupfira yagize kamere zibiri icyarimwe. Yabaye Imana yuzuye aba n'umuntu kuko yabyawe na Mariya ku mubiri. Yarasonzaga nk'abantu. Umunsi umwe ari kumwe n'abigishwa arasonza. Bajya guhaha kujya gushaka ibyo kurya, niba baraguze ibihiye simbizi biriya ntacyo bimbwira. Ariko bagiye Yesu ashonje, asigara ahantu yicaye ategereje ko bava guhaha. Nashaka gusubiza icyo umuhamagaro uvuze. Haza umusamariyakazi waruhijwe n'ibyaha. Yesu abageze ku cyamuzanye. Ni amakuru muzi, baraganira, umusamariyakazi arakizwa, ndetse n'abandi bantu b'i Samariya barakizwa. Ariko igitangaje bamuzaniye ibyo kurya akiri muri wa murimo. Yari yaranavuze mu bice 9 muri bya Matayo
Umutumwa bwiza Matayo yanditse aravuga ngo nkwiriye gukora umurimo w'abantu. Iki cyenda umurongo wa 4. Utarira kuko ugiye kwiraho umuntu atakibashije gukora. Ubundi inyungu za mbere zo muri ni ibyishimo biba mu muri. Tuzaragera ku musaruro, ariko iyo umuntu ahagaze mu muhamagaro nibwo ubuzima bwe. Baramubwira ngo mwigisha, basanzwe kumwe n'undi muntu baganira, baramubwira ngo mwigisha, twarose twazanye ibyo twasize ushonje, ni kuvuga ati ugeze kure. Ngira ngo mu Kinyarwanda byita kugwisari no gusonza cyane. Yesu arabwira ngo mfite ibindi byo kurya. What kind of food? Ufite ibyo byo kurya bindi. Arababwira ngo ibyo kurya ni ibi. Ni ijambo rimwe, iyo umuntu ahagaze mu muhamagaro wiwe aba yabonye ibyo kurya, aba yabonye ubuzima bwiwe, aba yabonye icyari gikenewe. Inyungu ya mbere ni ukwishimira mu muhamagaro. Niyo mpamvu gukorera Imana utarabihamagara biragoye. Niba hari umuntu wabikora umurimo atahamagariwe kuko abandi bawukoze, ugasanga umuntu abaye kuko abandi babayeho, inama twamugira nuko yareka, uko afite ikindi yahamagariwe atahaye akora. Umuntu wisa nta muntu utafite icyo yahamagariwe, kuko no kwicara mu rusengero ugatuza, Bibiliya ivuga ngo ugera mu nzu y'Imana uzarinde ikirenge cyawe, ngo niwegera ukumva biruta gutambira ibyo bafafa, kuko nta n'uwabwiriza abantu bataje. Urumva? Ariko buri muntu wese, Bibiliya ivuga ngo buri wese agira ikimugaragazaho uwo mwuka. Ikibazo ni ugusiga ico wahawe ugashaka gukora icyo abandi bahawe. Cyane cyane impano zigaragara abantu bakunda rimwe na rimwe gushaka kuzirwanira. Reka tuvuge ngo umunezero uhamagawe nuko umuhamagara, iyo ni inyungu ya mbere. Iya kabiri ni umusaruro wawo. Iyo ufashije abantu mu muhamagaro wawe ukabona urangije kubwiriza, umuntu akakubwira ngo ndakora iki, wabwirije ijambo ryankozeho, ndabigenza gute, ukamufasha. Non seulement ko bitari uko gusa agarutse ku murongo, binezeza umutima, byubaka umutima. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo usesa impano ikurimo ntikwiye kuryama. Hari abantu bahamagara impano buzararyama. Yandika Timoteyo mu rwego rwa 2:6 aravuga ngo Timoteyo ujye urinda icyo wagabiwe. Impano twahawe tuzikoreshe neza. Harimo inyungu nyinshi zirenze imwe, zirenze zibiri, ariko iya mbere ni ibyishimo muri yo. Kandi Nehemiya yaravuze ngo muzamba nyihanganira gukoresha indimi z'amahanga, la joie de l'Éternel égale ma force. Ibyishimo by'Uwiteka nizo mbaraga zanjye. Nehemiya 8:10 ngira ngo iyo twishimiye Uwiteka, bivuga ngo wishimire Uwiteka azasohoza iby'umutima wawe ushaka. Umurimo undi muri yaravuze ngo ningera ku murimo nahawe nzawukora nezerewe. Umurimo wahawe niwo wawe, ukore neza, dukorera umwami mwiza, ugasaza. Twavuga ngo singa igihembwe, nashira n'umwaka singikiye ihumbi ahora biteka, singigihembwe washire ashira n'umwaka singikinyejana singikinya ihumbi ahora biteka. Haleluya.
umwami dukorera ahoraho iteka ryose. Abaheburayo 13:8 haravuga ngo Yesu Kristo uko yarari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora ibihe bidashira. Muri Ngara haravuga ngo mikoro nyozo ibihe byose. Dusa nkaho tugana ku musozo, dusa nkaho cyane ngenda avuga urubyiruko kuko nanjye ndi urubyiruko. Yego. Dufite imbogamizi nyinshi duhura nazo, dufite iterambere ryaturushije imbaraga, dufite ikoranabuhanga ryirukanka umunsi ku wundi, byarangiza rigatuma dusa nkaho ibyo gukorera Imana cyangwa iby'agakiza tubitaye inyuma. N'izihe mpanuro mwaduha bitewe n'iki gihe turimo kiragoye cyane? Sinovuga ko tutagerageza gukorera Imana cyangwa gukoresha imihamagaro Imana yaduhaye, ariko viziyo y'iki gihe ikadusubiza inyuma, ikadusunika. Urakoze cyane. Ndasubiza icyo uvuze ku rubyiruko, ariko reka mpere kuri rusange. Mu bahanuzi ba hagati ya Yeremiya na Yesaya hari bavuze ngo bizaba ku mutunzi w'i Babuloni, bizaba no ku mukene banza. Muri iki gihe ikoranabuhanga ni ikintu cyo kwibazaho kabiri. Imana ihamagara ubwoko bwa Isiraheli kuba abantu bayo, abandi bakiri abanyamahanga. Mu mategeko yabahaye yarababwiye ngo ntimuzagire indi mana musenga imbere yawe. Ikigomana ni iki? Ni ikintu kigutwara ni ikintu umwanya utagombye kugira. Niyo mpamvu mu isezerano rishya itegeko riruta ayandi ni ugukundisha Imana umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Iyo tugize ibindi bintu twitaho kuruta uko, tuba twagize ibigomana tutabimenye. Pawulo yaravuze mu bihe bya nyuma hazaba ibihe birushya, ngira ngo birubu. Hashize hafi imyaka 2000 Pawulo yanditse ayo magambo, nibitarashira ariko ni hafi aho ngaho. Ababayeho mu myaka 50 ishize ntibabonye ibyo hatubona. Ni ukuvuga ngo ubu turi mu bihe biruhije cyane. Ariko Daniel yaravuze ngo benshi bazezwa. Ibyahishe biravuga ngo ukiranirwa wezwa ye, abahokora Imana bazakomeza babeho. Ariko inama twatanga ku rubyiruko, iterambere rirasimburana. Umuntu araraguze telefone hakaza indi yisumba akayirekura, umuntu akagura imodoka hakaza indi akayireka. Agakiza niko kambere, nta kindi kizaza kikagajuka, nta terambere. Munishikera yigeze kuririmba, arababona atangaza hazarani kuko kandi iyo fashion, aravuga ngo ndabyamamaza ku manywa izuba riva, kuko kizwa byo bintu bigezweho. Kubaha Imana nibyo byiza none, nibyo byiza ejo hashize, nibyo byiza tukiri mu isi. Kuko Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo kwitoza ku by'uyu mubiri, ya imyitozo ngororamubiri, ya imyitozo yo mu ishuri, ngo bigira umumaro kuri bike. Ngo ariko kwitoza kubaha Imana bigira umumaro muri ubu bugingo n'ubuzaza. Urubyiruko rutwumva, nta kintu cyasimbura kubaha Imana, nta kintu cyasimbura gukorera Imana, nta kintu cyasimbura iby'Imana itubwira kubamo. Umwanditsi wa Zaburi ya mbere yaravuze ngo amategeko y'Uwiteka niyo nishimira ku manywa na nijoro. Inama twaha urubyiruko nuko duha Yesu umwanya. Umuntu asa n'ibyo abamo, umuntu uhoza amaso kuri Facebook, ntabwo umubiri ari uzasa na Facebook, ariko azagenda nk'uyihoraho. Umuntu uhora kuri YouTube, ibintu ureba nubwo bitaba n'ibyaha, ariko byuzura umutima wawe, birakunamura nikureba.
maze n'indirimbo no kumva bavuga ubutumwa tugomba kubigenera umwanya kugira ngo ube wewe utumva abandi gusa, ugira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, ugira umwanya wo gusenga, ugira umwanya wo gutekereza, utari imbata y'ibyo abandi bantu bazana gusa. Sinkananswe noneho iyo umuntu areba akantu kose, ntabwo dufite inshingano yo kureba akantu kose wohereje kuri WhatsApp. Ntabwo dufite gufungura ikintu cyose cyaje ngo gihange amaso yawe. Impamvu Paulo yandikiye aba Efeso ibice 5 ho 15 avuga ngo murebe uko mugenda mutagenda nk'abadafite ubwenge, mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Kumva navuga ngo rubyiruko twubaha Imana nubwo isi yadeklara uburenganzira bwinshi muri copinage, mu tuntu n'utundi, mu bintu byemewe. Nubwo isi yose yavuga ikintu kimwe ko aricyo cyemewe, ikijambo ryavuze ko aricyo cyemewe, kikirusha uburemere, kikirusha ubuzima, kikirusha ubwiza, kikirusha ukuri kugeza iteka ryose. Mu Gifaransa indirimbo iravuga ngo Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob ne m'abandonne pas. Imana ya Abraham, Imana ya Isaka na Yakobo, ntusige jenyine. Nukubera iki cyo tuvuga Imana ya Abraham na Isaka na Yakobo, ntiduhere ku Imana ya Nowa. Aba nibo Imana yubatse mu muryango uzabyara Yesu. Imana yahamagaye Abraham imubwira ko izamugira ubwoko bukomeye, ko amahanga yo, imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha muri we. Nuko Yesu yari kuzavuka muri abantu abamwizeye bose bagahabwa umugisha wa Abraham. Iyo niyo Mana yacu twese. Abizera bose n'abana Abraham mu kwizera. Reka turirimbe gutyo. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob ne m'abandonne pas. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob ne m'abandonne. Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, Dieu de ma guérison. Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, Dieu de ma guérison. Dieu de ma guérison. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob ne m'abandonne. Mana ya Abraham, Mana ya Isaac, Mana ya Jacob, Mana ya Jenundek. Dieu de Jacob ne m'abandonne. Dieu de Jacob ne m'abandonne. Asante sana. Mwami tuzakubona, yari turuke, dusize imibabaro n'amakuba yose. Turagukunda
yuzuye ufite amatsiko yo kubona Yesu, ubone na za nguvu yagize kubwanjye. Abazaresha isi bazabona Yesu, bicarane nawe mubuturo bwiza. Abazaresha isi bazabona Yesu, babone na za nguvu yagize twicarane nawe mubuturo. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Amen. Inshuti bakunzi bacu bo kuri Umutesi Channel, turabashimiye cyane mwe mwabanye natwe kugeza kuri uyu musozo. Aho muri mwese nizere ko batugaburira ijambo ryiza, batugejeje indirimbo zihumuriza imitima yacu, indirimbo zishima umwami wacu. Dushimiye umutumirwa wacu. Imana ibahe umugisha kandi ishimwe ko yabaduhaye nk'abashumba bacu. Imana ibahe umugisha mwinshi, nicyo twasaba gusa nta kindi. Sante. Murakoze cyane kubana natwe, ukomeze mugire amahoro ya Yesu Kristo. Amen. Dusoza, reka dufatanye twese dushimire Imana, tuvuga nka Pawulo yandikira Timoteyo mu rwandiko rwa mbere, yandikira Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 12, yaravuze ngo ndashimira Yesu Kristo wabonye ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo. Twese Imana yaraduhamagaye, icyo gusa no kumenya field yawe ni bari, ariko turashimira Imana yaduhamagaye. Ngira ngo twasoza dusenga. Dufatanye dusenge twese, tubwire Imana nka Habakuki yaravuze ngo Mana uhembure umurimo wawe kandi uwumenyeshe. Habakuki ibice 3. Reka tubwire Imana ngo iduhishurire umurimo wayo muri twe. Imana igakiza kacu, turagushimiye byimazeyo kuba twemeye mu bwami bwawe. Wadukunze cyane kuruta uko twabisobanura, kuko waradukunze uduhindura abana bawe, utuha no kuba abaraganwa hamwe na Kristo. Izina ryawe rihimbazwe. Dusengeye bene data n'abashiki bacu bari hirya no hino ku isi badukurikiye, ngo utwihishurire cyane twese, tumenye imihamagaro yacu, tumenye guhamagarwa kwawe kwavuye kuri wowe, kuko Paulo yaravuze ngo arashaka gusingira ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu. Ubane na Aline mu murimo umuhamagariye muri iki gihe, umugisha ibikorwa bye, umugisha indimo y'amaboko ye, umugirire neza. Mwuka wera agumane natwe kuko nicyo twamuhereye mu izina rya Yesu.